mbese ayo mavangingo aba ari gutunganya inzira imboro iri bunyuremo. Umuhungu we iyo abikeneye akora ibishoboka byose, niyo waba utabikeneye akaba yahita akurongora niyo waba utiteguye. Basuje abakunzi ba Izere Media TV, nuko bisanzwe nizere ko mwamaze gukanda subscribe, nawe utarayikanda yikande ukande ku nzogera ku buryo ibiganiro byacu bigomba kuba biri update kuri wowe, ndetse ugasangiza n'inshuti zawe ibiganiro byacu. Niba hari ikintu biba byagufashije ugakanda like, comment nazo ziba zikenewe kugira ngo tumenye niba ibiganiro tubaha bibanyura koko cyangwa niba dushobora no kongera ibiganiro. Uyu munsi rero naje kubabwira cyangwa ni nko kumenyesha abatabizi ibiranga umukobwa washyukwe cyangwa umukobwa cyangwa umugore ukeneye kurongorwa. Ese ushobora kwibaza ni ibihe bimenyetso agira? Abahungu hari ibimenyetso bagira bihita bigaragara ako kanya, ariko n'abakobwa hari ibimenyetso bagira, nyamara abahungu bamwe ntabwo bakunda kubimenya. Uyu munsi rero niyo mpamvu nabibakusanyirije kugira ngo mbibabwire mubimenye, hahandi uzaba uri kumwe na sheri wawe ntahita akubwira yuko abikeneye, ariko we ushobora kubireba ugahita ubona yuko abikeneye. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko n'umukobwa niba atabivuze muri kumwe, hari ibintu bishobora kukwereka vuba vuba yuko akeneye kurongorwa, nawe waba uri muri mood ukaba wabimukorera. Ikintu cya mbere uzareba, hari ukuntu uri kumwe n'umukobwa ubundi yarangiza mu gihe muri mu biganiro ubona mwaganiriye byacitse, ukabona atangiye guhumekera hejuru. Kwa kundi aba atangiye guhumekera hejuru ameze nk'umuntu uri kwahagira, mbese umubiri uba wakeneye oxygene nyinshi, agakenera oxygene agahumekera hejuru, umutima ugatera cyane. Icyo nacyo ni ikimenyetso gishobora kwereka yuko umukobwa akeneye kurongorwa. Ikindi, amaso y'umukobwa aratukura. Amaso y'umukobwa igihe akeneye kurongorwa aratukura, ndetse akazamo n'amarira, ukabona amaso yatangiye kuyatereka cyane. Icyo nacyo ni ikimenyetso gishobora kwereka yuko umukobwa yashyukwe. Mwa basore mwe mujye mucunga neza, hari ukuntu uri kumwe n'umukobwa ukabona mwatangiye amaso ye yera de, wagera hagati ukabona amaso yatukuye. Icyo gihe ujye umenya yuko rwose yakeneye kurongorwa. Ikindi kimenyetso gishobora kubikwereka yuko abikeneye, umukobwa ashobora gucika intege, hahandi ushobora kuba uri kumukurura aho umujyanye akahita ahajya, akabona niyo yakubwira ko atabishaka ariko akahajya, ukabona nyine umubiri we wacitse intege ku buryo bushoboka. Icyo nacyo ni ikimenyetso cyakwereka yuko umukobwa yashyukwe. Ikindi kimenyetso cyakwereka yuko umukobwa yashyukwe, umuhungu we iyo abikeneye akora ibishoboka byose, niyo waba utabikeneye akaba yahita akurongora niyo waba utiteguye. Gukora ku ikariso ye ugasanga yatose, icyo gihe imisemburo iba yatangiye gukora amavangingo, we aba yatangiye kwiyumvamo yuko agiye gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo yatangiye rero kubyishyiramo muri ibyo bimenyetso byose navuze mbere, icyo gihe biba byabaye, ubundi ikariso igatangira igatoha. Ni cya gihe imisemburo iba yatangiye gukora amavangingo, yatangiye gusohoka hanze kugira ngo imboro ibone umwanya iri buze kunyuraho. Mbese ayo mavangingo aba ari gutunganya inzira imboro iri bunyuremo. Ikindi kimenyetso gishobora kwereka yuko umukobwa yashyukwe, umukobwa ashobora kugundira umusore cyangwa umugabo, hahandi uba ubona adashaka kukurekura, ukabona arashaka gukomeza kumufataho, cyangwa waba utanabishaka ukabona nyine arakwegera cyane, arashaka kugufata, arashaka kugukomeza cyane.
icyo gihe rwose aba yarashyukwe ku buryo bugaragara. Bya bimenyetso byose byabanje biba byabanje, niba waba utabibonye, icyo ngicyo nacyo gishobora kukwereka yuko umukobwa yashyukwe. Ikindi kintu gishobora kukwereka ko umukobwa yashyukwe akeneye kurongorwa ni igihe uzabona ashaka kuguhobera cyane, wowe musore muri kumwe cyangwa wowe mugabo muri kumwe, aba ashaka kuguhobera cyane, ashaka kukureba mu maso cyane, akwitegereza, kabone niyo yaba agira isoni. Iyo yashyukwe rwose ntaza aba agifite, ahubwo ni wowe ushobora kuzigira, kuko we hari icyo aba akeneye ariko adashaka kukivuga. Abakobwa kenshi ntabwo bakunze kuvuga yuko bakeneye kurongorwa, kabone niyo yaba abizi neza ko ari igikorwa cyamuzanye cyangwa abizi neza ko ari igikorwa kigiye kubaho. Ntabwo bakunze kubivuga, ntabwo bajya bagira ubwo butwari nk'abahungu. Umuhungu we iyo abikeneye akora ibishoboka byose, niyo waba utabikeneye akaba yahita kurongora niyo waba utiteguye. Rero ibyo bimenyetso mberetse nibyo bishobora kukwereka byihutirwa yuko umukobwa yashyukwe, byihutirwa kandi cyane. Ibyo bimenyetso rero nimubibona, mwebwe basore mujye mukorera akazi aba basheri banyu cyangwa abagore banyu, kuko abakobwa kenshi amarangamutima yabo bayakorera mu bimenyetso. Ngibyo rero ibimenyetso twe twabakusanyirije, abakunzi bacu, abakunzi b'ibiganiro byacu. Niba utarakanda subscribe, yikande, usangize inshuti zawe. Ibiganiro byacu bihora bigaruka, turabakunda murabizi, muduhe izo komenti, mutubaze ibibazo. Turabizi impande zose z'isi, ababasha kumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, ndabizi muradukunda. Murakoze, ibiganiro byacu nakagaruka.